Vestine njye nari umukozi wiwe mu Rwanda. Hano mu Rwanda nyine kuko ni naho turi. Yego. Byagenze gute noneho Vestine ko twumvishije urimo gutabaza urimo kuvuga ibintu byinshi byagenze birambabaza cyane niyo mbitekerejeho. Vestine njyewe uburyo namwizeragamo. Wewe ukuntu wizeraga Vestine? Mufata nka mabuja. Ntabwo nari nzi ko yagenda ngo ansige. Ase Vestine niba waramufataga nka mabuja wawe kuba yaragiye nicyo cyaba ikibazo? Ntabwo byaba ikibazo kuba yaragiye. Byagenze ute? Vestine njye nari umukozi wiwe mu rugo. Akankunda akambwira yuko ahantu hose yajya twajyana. Akambwira ko azajya amemba amafaranga ashimishije. Turabana. Arangije ansiga ku rugo arambwira ati abaye agiye azagaruka kundeba. Arambwira ati n'amafaranga yanjye azayama agarutse. Yaragiye nguma ku rugo. Ubwo yagiye ryari none? Kuko turaheruka igihe bakoze igitaramo muri Canada hagarutse Emirene na murumuna we Dorcas, Vestine we asigarayo. Byagiye nyine icyo gihe nicyo yasigaye cyangwa yaragarutse baratubeshega ko yasigaye? Vestine yaragiye aragaruka. Yaragiye ubundi aragaruka. Yabaye mu Rwanda igihe kinini, mwe mwavuga ngo yagiye muri Canada. Ariko yari ahari. Igihe bavuga ko yasigaye muri Canada igihe bari baragiye gukora igitaramo we yari ari hano mu Rwanda. Yego. Yari ahari twari turi kumwe. Nuko biza kugenda gute? Naramukoreraga. Nari umukozi we. Naramwizeraga cyane, ntabwo numvaga yuko yakora ikosa ryo kunyambura. Nakoreraga amafaranga meza. Numva ayo mafaranga azangeza ahantu kure, yenda nanjye hari aho nzigeza. Ntangije nyine aragenda atanyishyuye. Yambwiye gusigara ku rugo, ndahasigara. Arangije agaruka, ntungurwa no kubona bazanye imodoka bapakira ibintu byose. Yarahari bazanye imodoka? Yarahari? Yego. Yarahari? Nawe yarahari. Nuko arambwira ati agiye kugenda yimura ibintu gake. Watubwiye ko ufite kuko hari ikiganiro ushatse gukora, ni ikiganiro kimeze gute? Njye ikiganiro nshaka gukora ni ikiganiro kivuga kuri mabuja wanjye Vestine. Vestine ni mabuja wawe? Yego. Vestine yari mabuja wanjye ataragenda. Vestine njye nari umukozi wiwe mu Rwanda. Hano mu Rwanda nyine kuko ni naho turi. Yego. Byagenze gute noneho Vestine ko twumvishije urimo gutabaza urimo kuvuga ibintu byinshi byagenze gute? Birambabaza cyane niyo mbitekerejeho. Vestine njyewe uburyo namwizeragamo. Wewe ukuntu wizeraga Vestine? Mufata nka mabuja. Ntabwo nari nzi ko yagenda ngo ansige. Ase Vestine niba waramufataga nka mabuja wawe kuba yaragiye nicyo cyaba ikibazo? Ntabwo byaba ikibazo kuba yaragiye. Byagenze ute? Vestine njye nari umukozi wiwe mu rugo. Akankunda akambwira yuko ahantu hose yajya twajyana. Akambwira ko azajya amemba amafaranga ashimishije. Turabana. Arangije ansiga ku rugo arambwira ati abaye agiye azagaruka kundeba. Arambwira ati n'amafaranga yanjye azayama agarutse. Yaragiye nguma ku rugo. Ubwo yagiye ryari none? Kuko turaheruka igihe bakoze igitaramo muri Canada hagarutse Emirene na murumuna we Dorcas,
Vesti nawe asigarayo byagiye nyine icyo gihe nicyo yasigaye cyangwa yaragarutse baratubeshaga ko yasigaye. Vestina yaragiye aragaruka yaragiye ubundi aragaruka. Yabaye mu Rwanda igihe kinini, mwe mwavuga ngo yagiye muri Canada ariko yari ahari igihe bavuga ko yasigaye muri Canada igihe bari baragiye gukora igitaramo, we yari ari hano mu Rwanda. Yego yari ahari, twari turi kumwe. Nuko biza kugenda gute? Naramukoreraga, nari umukozi we, naramwizeraga cyane, ntabwo numvaga yuko yakora ikosa ryo kunyambura. Nakoreraga amafaranga meza, numva ayo mafaranga azangeza ahantu kure, yenda nanjye hari aho nzigeza. Ntangije nyine aragenda atanyishyuye. Yambwiye gusigara ku rugo, ndahasigara. Arangije agaruka, nungurwa no kubona bazanye imodoka bapakira ibintu byose. Yarahari bazanye imodoka, yarahari. Yego yarahari, nawe yarahari. Nuko arambwira ati agiye kugenda yimura ibintu gake gake, tuzajyana muri Canada. Yari yarakubwiye ko mugiye kuzajyana muri Canada? Yego. N'amafaranga yanjye yose azajya yamera yo ko ningera muri Canada nzajya mpembwa amafaranga ashimishije. Noneho umve nyine arenze umushahara yamembaga mu Rwanda, twagera muri Canada agahita amemba amafaranga ashimishije. Vestina yarakubwiye ngo nugera muri Canada azajya guha amafaranga menshi? Yego ashimishije. Nuko arangije nyine bazana imodoka bapakira ibintu. Numva nanjye yenda bari bumbwire ati urira tugende. Mu gihe nsigaye mu nzu ho gatoya n'abandi bantu bari bari gupakira, nasohotse nsanga imodoka yagiye. Vestina aho ari hose yumve yuko byambabaje, basi niyo yanyishyura amafaranga yanjye, ubundi yashaka akagenda akabaho neza akabyara. Njye nta kindi kintu nifuza kuri Vestina. Vestina kuki uvuze ko yakwambuye amafaranga y'amezi angahe? Yambuye amafaranga y'amezi 5. Yakwambuye amafaranga y'amezi 5. Kuki wemeye ko akubikira cyangwa se amafaranga yawe ukwezi gupfa nta kwishura? Vestina naramwizeraga cyane, uburyo akoreramo Imana, uburyo yasengaga. Ni umuntu ugira umutima mwiza, namwe muramuzi. Rero ntabwo nari gutekereza ngo Vestina ngo azanyambura, Vestina ngo nazanyishyura. Njye narakoraga, akambwira ati amafaranga nzayaguhera rimwe. Ndakora ukwezi kwa mbere amafaranga niyayama, ukwa kabiri niyayama, amezi 5 ageramo nyine nzi neza ati niyo yazayama amezi 8 niyo yaba yuzuye nta kibazo. Numvaga nyine atanyambura amafaranga yanjye, kandi numvaga ko tuzanajyana muri Canada nta n'ahantu yancikira, kuko natunguwe no kubona abansize. Natunguwe no kubona bagusize. None se wenda hari tugarutse inyuma, igihe wari warasigaranye na Wedrago ari umugabo wa Vestina, igihe bari baragiye muri Canada, wari ubanye hute n'umugabo we? Umugabo wa Vestina nta bintu byinshi namuvugaho, ahanini urebye ntabwo yumva Ikinyarwanda, kandi nanjye ntabwo numva Igifaransa. Nta bintu byinshi twavuganaga, kwari ugutega ngategura ameza akaza akarya ajya mu cyumba kiwe. Urebye nta n'ahantu hanini twahuriraga. Gusa ntabwo mwigeze mugira mu gihe Vestina yari yaragusize, ntabwo yigeze kwiyenzaho? Ko twumva ngo bano bantu bo mu mahanga ngo hari igihe bajya biyenza ku bakozi babo cyangwa se abandi bahurira nabo mu bindi bibazo cyangwa mu bihe ngibyo. Ntabamubeshye kuko ibyo bintu ntiyari kubitekereza, kuko ibintu byose yari kumbwira nta kimwe nari kumvamo. Ntabwo nari kumva mbwira ngo ashaka ngo ibintu, ntabwo nari kumva mbwira ashaka umupurire karega. Ese yavugaga Igifaransa nanjye ngavuga Ikinyarwanda, ntabwo twumvikanaga. Urumva rero yagusaba ntabwo wari kugira ngo twiganireho gake gake? Oya, njyewe uburyo nizeragamo Vestina ntabwo nari gukora ikosa ryo kumuca inyuma. Ntabwo ari kumuca inyuma? Ntabwo nari kumuca inyuma pe.
aha none se wenda hari Vestina baraje bimuye ibikoresho urasutse usanga imodoka ntabwo wamuhamagaye ugisanga imodoka imaze kugenda njyewe nahise mbaza abo bantu bandi bahari ese imodoka igiye ngo baragiye ngo baragaruka gufata ibindi bintu ndategereza ko ibintu baza kubifata wapi ase nzaguma mu nzu y'abandi ndangije nyine ndigendera hari ibyo basize hari ibindi bintu bicya byasigaye mu nzu bavuga bazaza kubifata rero ndangije mbona cyangwa nibyo bari baguhemye ndi wabimenya sha wapi gushatse kuvuga yuko nakabaye narabifashe nkabigurisha cyangwa bijyana ngo niba warabisize mu nzu wabisigiye mu nzu aha ntawamenya ariko ubu baje no kubitora ntabwo byaba nabyo bikirimo kuko nanjye nahise nigendera ndabisiga Vestina yarabyaye yego narabibonye wabyakiriye ute kumva yuko umuntu wabanye nawe umuntu wagiye hanze ko byagezeho akabyara nabyakiriye neza kuko ntabwo nari kugira ikibazo mvuge ngo arabyaye njyewe byaranshimishije kuba yarabyaye no kuba yarampemukiye akagenda ntabwo ari ibintu byatuma ntamwifuriza kubyara nabyara heke byare hungu na kobwa nta kibazo gusa njyewe ikintu namwisabira nanabona iki kiganiro rwose ndamwinginze udufaranga twanjye njyewe yatuma nta kibazo ubundi ibyo kujya hanze aho ari hoho ntabwo nyibishaka mpaye amafaranga yanjye byonyine nta kibazo aguhaye amafaranga yawe nta kibazo yego umva rero